amakuru ya neza Nyamasheke mwese nite meze neza ejo bundi nawe barabahaye inzu nari nzi ubu ngubu rero utakiba Nyamasheke nari nzi ko wigiriye i Kigali ndi hafi Nyamasheke ku ivuko ariko ni Kigali nyine ujya ujyayo rimwe na rimwe buriya haba habaye ibiganiro ntabwo uheruka mu biganiro se kwiga ubu ngubu urateganya kujya muri vakansi ryari tuzatangira vakansi nanjye ari kuwa gatanu none se bariya abantu b'abanyamakuru mukunda guhura ntabwo bajya bakubwira nibura ngo bagire igihe baguha cyo guguha randevu y'igihe kirekire mwe mwagenda mukorana amaporoje ashobora gutuma ugira inyungu mu bintu bikorwa bimwe na bimwe ku buryo wagira n'ubuzima bwisumbuyeho kurusha ubwo urimo kuko ubona ko ibinyamakuru bigira amafaranga menshi ni igiki ubona bagukorera cyazatuma nibura utera imbere ugira cano yawe ndavuga ati nyine mwanera inkunga agura ka telefone nini none se buriya kugira ngo ubonye cano yawe umuntu ukazaza ushyiraho ibiganiro byawe wumva wizeye ko wabona neza abantu batuma cano yawe izamuka nk'uko ubona uwateye imbere urazwi na populasiyo nyinshi ntabwo wababura none se ubwo management yabyo ufite umuntu wo muri famiye wumva wagufasha cyangwa wumva wifuza undi muntu ku ruhande wagufasha ku buryo ugira cano yawe kuko niba utagira cano kugira uno munota urumva ko ari ikibazo gikomeye urumva atari ibintu biteye ubwoba kandi reba uhura n'abanyamakuru benshi igihe nahise ko ufite cano sinumva impamvu utagira cano bari bakora ibiganiro byose babishyira ku macano yawe rero gushakisha uburyo nawe uzafungura cano yawe ugakorana n'abanyamakuru musanzwe mukorana se buriya ko njya mbona nka ba Irene bakunda gufasha abantu kuko Irene atagufata ngo akukorere cano nibura mukorane nabo nk'uko afasha ba Vestine na ba Dorcas sinzi impamvu wigeze wabimuganirizaho se twakoranye rimwe ntabwo wigeze umubwira uti ese jyewe wankoreye cano kubona nanjye ndi umwana nkeneye gutera imbere nibura ntabwo wankorera cano kugira ngo nanjye ndebe ko ntabyo namubwiye gusa nanjye ngiye gushyiramo imbaraga ndebe ko nanjye ntari aho nakigeze shyiramo akabaraga kandi ni byiza ko nk'umuntu umaze kugira abantu benshi bazwi n'abanyamakuru benshi ubana nabo ndetse no mu rwego rw'igihugu hari aho umaze kumenyekana ni byiza ko ukora cano yawe nawe ukazaza ugira ikintu winjiza kandi pe nubwo wagira cano n'ibindi byose ukora wite cyane ku masomo nk'uko nyakubahwa madamu perezida Jeannette Kagame agushishikariza kwiga ntuzamuterure jya wiga ubona ko igihugu kikwitayeho ndetse natwe abanyarwanda turagukunda sibyo rero ugira ibihe byiza kandi ujye usuhuza abana mwigana ariko ikiri imbere cyane ni amasomo nk'uko icyerekezo cy'igihugu cyakwitaho kikaguha aho kuba kikaguha n'intuze kikakurira n'amashuri nawe ujya ushyiramo akabaraga kandi uzatera imbere sibyo Fabrice sawa rero ngaho biri byiza